ubwo bwinshi bw'ibitangazamakuru na citizen journalism isa nkaho iri gukura cyane mu gutanga exposure, mu gutanga mikoro n'iki, biratuma abantu bazamo rimwe na rimwe nta n'ubumenyi bafite ku itangazamakuru. Ubumenyi simvuze ngo abantu bose bajye kwiga muri school of journalism, ariko birashoboka ko umuntu yakora amahugurwa akaza mu itangazamakuru afite ubumenyi bw'ibanze. Birashoboka ko umuntu yagira n'utuzami tw'ibanze abanza gukora kugira barebe bati uyu muntu hari ikintu afite bagage ishobora kumwemerera kuza muri ibi bintu. Abantu baraza from nowhere akahita ahinduka umunyamakuru. Muri ibyo bintu rero dusanganywe ikibazo, sibyo, gishobora kugaragara no mu zindi ngeri, ariko kuko itangazamakuru ari ikintu cy'expose abantu, bamwe bimwe biranamenyekana. Hari uburyo habaye nko hari free entry mu itangazamakuru ituma hazamo abantu who have nothing to offer. Ni free entry, ubirose wese arinjira. Siritu no ku bakobwa ho biroroha iyo bihajemo ibintu bigaragara. Uriya atazakubeshya kuri televiziyo waza ufite ubwenge bwinshi bagahitamo umukobwa udafite ubwenge nk'ubwawe kubera ko we n'ubwiza bwe buza guseringa. Kuri televiziyo ibyo birakora. No hari abakobwa banabizi ko iyo ari intwaro. Umuntu mu mutwe akabarava, sibyo, mu mutwe nyine nta kintu kirimo, ariko mu maguru hatunganyije. Ibyo bintu mu itangazamakuru ryacu birimo. Nihazamo rero no kuvuga ngo kesi y'uburozi n'ibindi. Dufite ikibazo gikomeye mu itangazamakuru ry'u Rwanda, ariko by'umwihariko ry'imikino. Abanyamakuru b'imikino kuri iki kiganiro ntihagire utuza kubipfa, ntihagire nyine ubimpora. Mu Rwanda siritu yego, nizere ko bumeze neza, nizere ko mwirirwanya amahoro y'Imana ya Nyagasani. Abakunzi ba One Nation Radio aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, ariko n'abandi banyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda n'abandi babasha gukurikira iki kiganiro kiri gutambuka mu Kinyarwanda, tubifurije ko bameze neza, yaba bakoze subscribe n'abatarayikora mwese muri inshuti z'akadasohoka zacu. Gusa uramutse uyikoze burya ntacyo uhomba kandi budufashije kugira ngo dukomeze dukore ibintu byiza. Ndi kumwe na Yves Ntwemuruge. Yves, ikaze nanone, sinongera gusubiramo ko ari ishema kukwakira kuko ibyo urabizi, iyo turi kumwe nawe tuba twishimye. Nabyo ni ishema kunyakira, njye ni ishema kuntumira kuko ibyo rwose ukuntu abantu barakaye bajya kubona ukuntu nkunese shyiraho no komantere kigira ati turi nkariyemera sha mba nikinira nko kagira impano. Ariko nanjye biba binshimishije iyo mwantumiye, njye mbifata nk'aho ari ukwiga, ukaza ugasangira ibitekerezo n'abantu, bamwe bakaza muri komanteri bakakungura ibitekerezo, abandi bakaza bakagukindura, gutyo umuntu agenda akuriramo. ugenda ukuriramo. Yego, ni byiza cyane twose tukukundira ibintu byinshi bitandukanye, ariko ikiruta byose ni ukubasha kutuganiriza ku ngingo zitandukanye, uduhaho ibitekerezo byawe uko ubyumva, nabyo ari byo mu ndimi z'amahanga bita analyse. Analyse ziba zitandukanye, ushobora kumva wowe bitewe n'ibitekerezo byawe, ushobora kubona ibintu ari 6 ukabona ari 9. ubundi hari ikintu bita ngo ni school of thoughts. Nk'aba economist barabizi, bagira ukuntu bashobora kuapurika systeme ya ekonomi bitewe n'ibitekerezo bya ekonomi byawe n'uko utekereza byaba byiza kuri wowe. Ugasanga wenda nk'umuntu aravuga ati njyewe mbona kugira ngo ekonomi yanjye itungane nuko nshyira imbaraga wenda mu bijyanye n'ubuhinzi, undi ariko njyewe mba mbona byaba byiza ari uko dushyize imbaraga mu bucuruzi. Ugasanga wenda ibyo bitekerezo bibiri abantu bose bagiye babihanganisha cyangwa mu bukerarugendo cyangwa mu bicu. Ugasanga nibyo bita school of thoughts. Abaekonomiste bagenda babyumva n'ibyo ngibyo. Rero nicyo mvuga ko analyse naho habaho ibitekerezo, umuntu akavuga ibintu bitewe n'uko abyumva. N'abafilosofi nabo barababonaga ko bavugaga ibintu bitewe n'aho bashyira imbaraga cyane.
n'iki nyemerera tuganire Yves, tuganire cyane mu Rwanda burya abantu muri iyi minsi mbona bararangariye cyane mu byo hanze bakibagirwa iby'imbere mu gihugu kandi imbere mu gihugu naho haba hakeneye kubitwaho rwose akantu kugira ngo ibintu bitunganye itangazamakuru turimo hari n'abantu bagenda baryinjira muri iyi minsi birangoye kumenya abanyamakuru n'abatari abanyamakuru kuko hari imiyoboro myinshi itandukanye iza kandi umuntu uwukozemo akitwa umunyamakuru hari abakora kuri mainstream nk'uko njye nawe tuzikoraho ariko tukongera tukaza no muri social media ariko hari n'undi uza nk'uko ugasanga wenda ari nk'umuvugabutumwa nawe abaye umunyamakuru yari nk'umukinnyi wa filimi za komedi nawe abaye kubitandukanya biragoye ariko nyemerera dufokasinga cyane ku cyiciro cy'abana b'abakobwa bari muri uyu mwuga abana b'abakobwa bawurimo ubasesengura ute ubabona ute mbere yo kujya specific wenda ku ma case study cyangwa kuho twahera twafatiraho urugero ubanza icyo cy'ubwana ukigizeyo abakobwa thank you so much sinemera ko umwana ajya mu kazi kwanza iyo wagiye mu kazi uba wakuze uba ugomba kujya mu cyiciro cy'uburyozwe buriya hari ibintu bibiri ntemera mu kazi ikintu cyo kwita umuntu umwana kandi ari mu kazi n'ikintu cyitwa ubukorerabushake ubukorerabushake ahantu mbwemeraho gato hari nk'umuntu uba ukiri umunyeshuri ari kwiga ibintu akaba yakora nka stage mukaye extendingamo akantu kameze nk'ahari bitari butinde iyo butinze ngiye mbwita ubukoroni cyane akubucakara ntabwo ibintu byunguka ubitumamo umuntu kandi arakungura mwaka ki ngo ngarakorera ubushake so ubwo ibyo byari nk'imvugo hari cyangwa se inyito y'ibintu nge nawe tutahurizagaho kuvuga ngo rero ndababona gute itangazamakuru ryarahindutse mu Rwanda uyu munsi navuga ko turi kuganaho icyakabaye citizen journalism kiri hafi kurusha imbaraga mainstream media yego imbuga nkoranyambaga mu Rwanda uburyo zimeze uyu munsi zirenda kurusha imbaraga mainstream birimo ibisubizo birimo n'ibibazo igisubizo cya mbere kirimo twagize ubwiyongere bw'ibitangazamakuru yego tugize ubwiyongere bw'ibitangazamakuru bitandukanye na mbere ya 2004 aho mu Rwanda hari radio mere gusa ubwo ndi kuvuga ku maradiyo n'amateleviziyo hari radio na televiziyo Rwanda gusa mbere ya 2004 TV10 iraza ngira ngo niyo yabaye ya mbere izuba iraza uyu munsi dufite ibitangazamakuru byinshi aho ngaho biratanga amahirwe ubwo ndanabihuza n'icyo wambwiye cyabo bisabana b'abakobwa hari abantu bari bagowe no kuba abanyamakuru mwiriya myaka uyu munsi byoroshye kuri ubwo bwinshi bw'ibitangazamakuru n'izi mbuga nkoranyambaga zaje nazo ziratuma umuntu azizamo yari afite impano y'uko umunyamakuru cyangwa byiyumvamo abikunda akahita yinjira byoroshye byanashoboka ukaba wamumenya so icyo mbona rero uyu munsi turabona amasura menshi y'abakobwa bari kwinjira mu itangazamakuru bitandukanye na mbere yewe twatangiye kubona n'abakobwa cyangwa se abantu b'igitsina gore baborda amasije cyangwa se bakora ibiganiro bitandukanye n'ibyo mbere twari tuzi mu bantu b'igitsina gore ukabishyira muri kategori yihe ndabyita iri positif biri gutera imbere aho harimo gutera imbere biratanga amahirwe nk'iyo tuvuze mu mbuga nkoranyambaga batakubeshya umuntu waje nk'uyu munsi sinzi nka mainstream media sinzi igitangazamakuru cya affording guhemba aba Yvette Sandrine n'urugero mwavuga ngo ugiye kumuhemba 100% baza b'umuntu wawe sinzi abamwafording ari bangahe mu bitangazamakuru dufite mu Rwanda ayo ni amahirwe ku mwana w'umukobwa mugani wawe nanjye nkoresha iryo jambo ni agaciro katari kuza mbere hari ikintu cy'igisuzuguriro cyari rusange mu bitangazamakuru barahemba ubusa cyangwa se make nyine abakoresha baranasuzugura abanyamakuru mu buryo bugize ariko umunsi nta mahitamo bafite ni ukumukorera cyangwa ukajya kuba umushomeri kera nuko byari bimeze uri bumukorere nutamukorera ujya kuba umushomeri ibitangazamakuru byari bike cya kabiri bameze nk'aho bumvikana cyangwa ku rwego wasangaga abanyamakuru bahembwa intica ntikize kandi tuvugisha kuri kiriya gihe nibwo ibitangazamakuru byungukaga kurusha uyu munsi ariko izo mbuga nkoranyambaga zatanze amahirwe rusange n'abo bakobwa nyine turababonamo mu magambo bake navuga ngo uko mbibona hari ubwo bwiyongere ni amahirwe hari n'abakobwa nyine ubona ko n'ubuzima burahinduka uyu munsi uburyo bwo gucuruza itangazamakuru bwarakuze ntabwo bigishingiye ku kubungana rate card ya radio cyangwa televiziyo ukorera
uyu munsi umwana w'umukobwa wawe w'umunyamakuru akamenyekana, ubwo ashobora kubicuruza akaba brand ambassador w'ikigo runaka cy'ubucuruzi. cyane impamvu nari nkubajije icyo kibazo, uri umunyamakuru, umeze nk'umuganga cyangwa umunyamategeko. Burya umunyamategeko nyamategeko iyo abonye hari umuntu uri gutobanga lo biramubabaza, ko lo aba yifata nk'ikintu kiri sacré. Umuganga iyo abonye hari umuntu ufunguye clinique, ibintu wambajije sinavuze ibiri positif gusa, simvuga ibiri negatif. wavuze ibiri positif. Hari n'ibiri negatif. Okay, ni naho naganaga. Ubyakira ute iyo ubonye ikintu kimeze nk'icyasha ku itangazamakuru? Iyo ubonye title nk'izi zivuga ngo abakobwa babiri b'abanyamakuru ngo barwanye bapfa umukinnyi, nyuma gato tukongera tukabona indi titre ivuga ko hari abakobwa runaka, harimo umunyamakuru wasezeye avugwa mu bintu by'amarozi n'ibintu byinshi. Hari nka title mbonye kuri radiyo imwe iri mu zikomeye hano mu Rwanda, nubwo ari nshyashya, kuba mu nshyashya ntabwo byakubuza gukomera, bita ngo ni SKFM. Ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuze ati nyuma y'uko avuzweho uburozi wa mukobwa w'umunyamakuru, bikaza gutuma ashwana na mugenzi we kuri stade. Umunyamakuru riraje, sinzi niba banyemera n'izina twarivuga. Nta kibazo. Umunyamakuru witwa Krista Lione yafashe icyemezo cyo gusezera itangazamakuru. Uyu ni umwe mu bakobwa baherutse gushwana kuri stade, bapfa ko umwe yavuze ko aroga abakinnyi bikarangira baryamanye. Urumva, aroga abakinnyi bikarangira baryamanye. Nawe reka mbivuge byose, hanyuma wowe ubidebankinge mu buryo buri bold. Ati depuis umwaka 2020-2021 nibwo ninjiye mu mwuga. Ubu ni ubutumwa Krista Lione yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram. Ati mu mwuga w'itangazamakuru igihe nakoreraga Bujahe TV, birumvikana ko ashobora kuba ari mu Bujumbura, nyuma naje kuza mu Rwanda nkora stage professionnel ku Isibo TV. 2022 nibwo nasubiye mu Burundi nkora kuri radio PG Classic FM. 2023 nyuma ngaruka hano mu Rwanda nakoze ku Ishusho TV. 2024 ubwo sinavuze ama TV aligne nakozeho akomeye nka Connection TV ndetse na EM Sports. Nyuma y'icyo gihe cyose nahuye n'ibintu byinshi byari gutuma ndeka akazi, ariko narihanganye ndakomeza. Ariko nyuma yo kubona ko ndimo gukorerwa kagambane, ishyari, kwandagazwa bikomeye, kwandagazwa bikomeye, ndi kubisoma kuko ntabwo bashyizemo punctuation neza, ni ukwandagazwa bikomeye, gushyirwaho kese yanakugirira nabi, entre parenthèses uburozi. Nafashe umwanzuro wo guhagarika burundu itangazamakuru. Abo tugirira neza nibo batwica duhagaze. Ubwo nubwo butumwa yashyizeho. Hanyuma aragenda ajya no kuri story, niyo nageranya nka stati kuri WhatsApp story ayidira, andika ati kora neza ikibi kiragutegereje. Reka wenda zose nkaburira hano kuri ibi ngibi. Wa mwuga wafataga nkaho uri sacré urakomeza, ariko una debanking ibi ngibi. Wowe ubyumva ute muri wowe iyo wumvisha amatayito nk'aya ngaya, wumvishamo story nk'izi ngizi muri wa mwuga? Nari guhera inyuma kugira ngo iyo kesi ubwayo tuyigeho mu buryo bwihariye ubinyemereye. Wari wambajije uko mbibona, ariko harimo n'ikibazo mu itangazamakuru. Ubwo bwinshi bw'ibitangazamakuru na citizen journalism isa nkaho iri gukora cyane mu gutanga exposure, mu gutanga mikoro n'iki, biratuma abantu bazamo rimwe na rimwe nta n'ubumenyi bafite ku itangazamakuru. Ubumenyi simvuze ngo abantu bose bajye kwiga muri school of journalism, ariko birashoboka ko umuntu yakora amahugurwa akaza mu itangazamakuru afite ubumenyi bw'ibanze. Birashoboka ko umuntu yagira n'utuzami tw'ibanze abanza gukora kugira barebe bati uyu muntu hari ikintu afite bagage ishobora kumwemerera kuza muri ibi bintu. Abantu baraza from nowhere akahita ahinduka umunyamakuru. Muri ibyo bintu rero dusanga mu kibazo, sibyo, gishobora kugaragara no mu zindi ngeri, ariko kuko itangazamakuru ari ikintu cy'expose abantu, bamwe bimwe biranamenyekana. Hari uburyo habaye nko hari free entry mu itangazamakuru ituma hazamo abantu who have nothing to offer. Ni free entry, ubirose wese arinjira. Sirituno no ku bakobwa ho biroroha iyo bihajemo ibintu bigaragara. Uriya tazakubeshya kuri televiziyo
waza ufite ubwenge bwinshi bagahitamo umukobwa udafite ubwenge nk'ubwawe kubera ko we n'ubwiza bwe buza guseringa. Kuri televiziyo ibyo birakora. No hari abakobwa banabizi ko iyo ari intwaro, umuntu mu mutwe akaba arava, sibyo, mu mutwe nyine nta kintu kirimo ariko mu maguru hatunganyije, naho hava noneho amaguru akaba yamwinjiza. Ibyo bintu mu itangazamakuru ryacu birimo. Abantu babyumve neza, ntabwo ndi kuvuga kuri iyi kesi y'aba bakobwa, yo ndabivugaho ukwabyo. Byaravuzwe mu bitangazamakuru byinshi ahagiye hinjira abantu b'abanyamakurukazi, akinjira nyine kuko azi gusasa neza. Ubwo mvuga gusasa abakuru turi kumvikana ururimi mvugamo, kuko abana bashobora kuba batararyama, kurenza uko yatunganya ikiganiro neza cyangwa inkuru nziza. Ibyo biri mu bitangazamakuru bitandukanye. Hari abinjiye mu gutyo. Ndi kuvuga ngo abo ndabashyira mu cyiciro cy'abakobwa bagira uruhare mu ihohoterwa bakorerwa, cyangwa se bavuga ati turi burishire iyo nkuru y'uki nyine mu mutwe nta kirimo ariko mu maguru hamparitse neza, hari bunyinjiza ahantu ntakabaye njye kandi koko bigakunda. Ibyo nabyo biri mu wambaje iby'abakobwa n'abahungu, hari inenge zabo zihariye. Uyu mwambaro kufura turawuhera uruhande, turatandukanye. Wanjyanye ku ruhande kubera ko nabyumvishe ko hari kesi yihariye nyine, nanjye ndabyemera tubitware gutyo. Icyo kiri muri ibyo bibazo. Ubwo ndavuga ibintu bibiri: ubumenyi n'abantu baze nyine bafite nta mugambi wo kurengera indangagaciro z'itangazamakuru, ntabwo azi uko rikorwa, afite iyindi agenda imuzanye, afite hidden agenda aje kurengera. Ibyo bikahita bibamba umwuga ku musaraba. Ibyo ngibyo birahari muri rusange. So numbwira rero ngo izo kese zavuzwe kuri aba bakobwa ubwabyo ntabwo ari inka yacitse icebe, amarozi buretse ibyo ndabigeraho. Wahereye ku cyitwa kurwana. Mu Rwanda nujya kureba icyo kintu ntabwo kiri mu bakobwa gusa, hari ibibazo mu buryo ibyo twakita kuvuga ngo umuntu kwiyandarika cyangwa se gukora ibintu bibangama. Abanyamakuru nabo ni abantu. Uko umusirikare yanywa kakamutwara, uko umumotari yanywa kakamutwara, uko muganga yanywa n'iki, n'abanyamakuru ni abantu. Gusa nemera ko bafite inshingano kuko ari indorerwamo zo kurinda cyane ubuzima bwabo bwo hanze. Ariko none sinemera wa muntu uzaza ngasanga umunyamakuru mu kabari ngo donga ari mu kabari ngo kandi ari umunyamakuru, nawe ni umuntu, ibyo abandi bakenera arabikenera. Ariko ibyo byabaye kuri abakobwa ntabwo ari bo ba mbere ibyo bibaye ku banyamakuru. Hari abanyamakuru mu Rwanda bafunzwe ko batishyuye amafagitire mu kabari, bashwanye. Hari abanyamakuru baje kuri live kuri radio cyangwa televiziyo yasinze, ibyo no kwandavura, barazwi, barahari. Hari abanyamakuru nabo bizwi ko barwanye bakaba yabifungirwa. Abanyamakuru nabo ni abantu. Ariko noneho iyo bigeze ku kurwana hagati yanyu muri abanyamakuru, uri uzacunge, uzumva ngo umusivili yarwanye n'umusirikare, uzumva umusirikare wakubise umusivili, nubwo buryo bitazamediatize, ariko kumva ngo umusirikare yarwanye n'umusirikare, none bikaba akarusho bakora nko muri departema imwe, ukavuga uti wenda nk'umuntu wo muri sofu yarwanye n'undi wo muri sofu, bakora mu kigo kimwe kandi ubwo barwanira out, cyangwa umujepeke. Ntibibaho, nyine bibaho gake. Kurwana muri abantu bakora umwuga umwe mu gisata kimwe ni ibintu bitabaho kenshi. Nko mu itangazamakuru wa politike wenda nabwo ntabwo byumvikana, gushyamirana wenda no mu mikino n'iki. Ubundi abandi bahuje iyo domaine iyo harimo n'ishyamba ntimwegerana cyane, ariko akenshi usanga ibintu by'imikino ubundi, uretse no kuvuga ngo gukora itangazamakuru ry'imikino, ibintu by'imikino bihuza abantu kurenza uko bibashyamiranye. Kuba baba bararwanye cyangwa se byaravuzwe ko bari barwanye ntabwo ari ibintu byiza byo gushima, ariko nta nubwo nyine ari igitangaza ngo ibi bintu ngo bite bihinduka icyasha ku itangazamakuru muri rusange. Ntabwo ariyo kesi yari ibaye wakita ko ari mbi ku banyamakuru. Kurwana ubwabyo ni bibi, bireke kwitwa ngo hari nuko ari iby'abanyamakuru. Nihazamo rero no kuvuga ngo kesi y'uburozi n'ibindi, dufite ikibazo gikomeye mu itangazamakuru ry'u Rwanda, ariko by'umwihariko ry'imikino. Abanyamakuru b'imikino kuri iki kiganiro ntihagire tuza kubipfa, ntihagire nyine ubimpora. Mu Rwanda sirito mu itangazamakuru ry'imikino
buri kintu cyabaye amakuru n'ikitari amakuru kiba amakuru, noneho abanyamakuru ubwabo bahinduka inkuru, ibintu byose abantu niba bakeneye cheap popularity, niba bakeneye ari populism yamaze abantu n'iki, abantu barashaka bakurweho inkuru bavugwe naho bitari ngombwa. Kanaka yanyweye inzoga aha bigahinduka inkuru, kanaka yagize gutya bigahinduka inkuru. Iyi kesi y'aba bakobwa njye nababajwe n'uburyo yabaye reported, ari nayo mpamvu mvuga ngo hari virusi nyine iri gutembera mu banyamakuru mu mwuga w'itangazamakuru, navuga ngo Mama Scovia n'abandi baze kureba bahandure hakiri kare. bafite akazi gakomeye. Yewe ntakubeshye ndi nk'umuyobozi w'ibiganiro ku gitangazamakuru, ntabwo iriya nkuru wayikora, ntabwo wayikora ntitaye ko byabaye, byaba byarabaye byaba bitarabaye, ntabwo iriya nkuru wayikora. Ndi umuyobozi w'ibiganiro, ariko abantu bagiye kuyikora kandi bayikoze mu buryo bushimishije. Kubera iki? Hari ibyo ushobora kubona ukabona ko hari kuzamo n'amakonflit d'intérêt, cyangwa abantu nyine barababaye, uwo mwuga warinjiriwe, none nabo nyine barawubambye ku musaraba, batirika dufite hasi bishwanyuke ntawamenya ikiza kuvamo. Ni kesi mbona ibi byabaye kuri aba bakobwa bikwiriye kuba byereka inzego ngo ese nta bintu bihari mu itangazamakuru twihoreye ariko bishobora kuba biri kuzana ikibazo. Kubera iki nyine 70% by'abakobwa bakora itangazamakuru ry'imikino bari buvugwe mu nkundo n'abakinnyi? Kubera iki? Ese kubera iki ibintu bisaba ubushobozi bwa mikoro mu buryo bw'akazi uyu munsi biri bworohera umunyamakuru w'imikino w'umukobwa kurenza uw'umuhungu? Kubera iki? Aho ariyo navugiye ngo bishobora kuba conflit d'intérêt, abantu iriya nkuru bakayikavaringana ako kababaro. Hariho opportunité babona bigenda gutya barinjira nyine, wabona nyine hari aho yakinjira wowe utagera kuko uri umugabo. Rero nkavuga ngo ibyo bintu ni ibintu ni alarm ku nzego zishinzwe kurengera itangazamakuru no kurireba. Mu bintu nakifuza bishoboka babanze bagabanye uburyo abanyamakuru turi gukoranaho inkuru, ubwo ubundi ntibibaho. icyo ndi kumva mu byo mbwira, hari amavantage bamwe bashobora kuba babona wenda badafite n'ubushobozi bwo kuba bari aho ngaho bari, kubera ko wenda hari icyo batanze. Ese ikibazo kiri ku wasabye, wenda uraza kutubwira nimba binahari hose n'uburenganzira bwawe, wasabye icyo ngicyo kuri uwo mukobwa kugira ngo uwo mukobwa azamuke agire ijambo mu banyamakuru, cyangwa n'umukobwa nicyo yofarinze, nicyo yashyize ku meza? Hari ibibazo bibiri bihari, ndabizi ko inzego zibishatse zabibona. Hari abakobwa bisanga mu mwuga hano bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bamwe bagacika intege umwuga ukabagora, abandi bakaba yahindura institution, abandi bakaba babivamo, ariko mu by'ukuri yaje ari passion, ari ukwikundira umwuga, ariko ataje avuga ngo ngewe ndabizi mu mutwe wanjye harangoye ariko mu maguru hazandengera. Mu mutwe wanjye harangoye ariko mu maguru hazandengera. Ngo hari mindset hari abahari mu bakobwa nyine, hari abakobwa bamwe aza rwose igishoro cye ari umutwe, ariko hari undi uza nyine avuga ati ngewe ntabwo nzavuna umutwe kandi nifitiye hepfo hakora neza hafunction, hazansunika ngereyo. Ikibazo kiba gihari rero ni iki gituma ibyo ari ikibazo. Ngewe ntabwo icyo kibazo nkifitanye n'uwo mukobwa. Tshisekedi yagiye kwaka serivisi Trump amubwira iby'amabuye ya Kongo, harabizi ko Trump yakeneye n'iki. Ikibazo sinyifite kuri uwo mukobwa uri buvuga ati ngewe ndashora hepfo iriya, n'ubundi ntabwo ityazo ryanjye rishira. Hashira umuhoro batyazaho, ariko ityazo ryanjye riguma ari ryarindi. Ntacyo. Si byo? Akavuga ati noneho reka nkwereke, reka nshore gutya. Umukobwa njye nta kibazo mufiteho wabihisemo gutya, ahubwo wowe wabyemeye ugambaniye umwuga, we wabyemeye kumuha opportunity kubera ko bimeze gutya, ni wowe kibazo inshuro nyinshi. Birica umwuga nyine. Ni hahandi uzasanga abantu bari kubona opportunity zitari ku nzego zabo, abandi nyine ntazongera kubaho umwuga kubera ko yasimbutse ama escalier. Abandi gusa hari abandi babikoresheje neza nyine, cyangwa bashobora kuba barabikoresheje neza, bishobora no gutuma abo ngabo baza kubyigira. Rero nkavuga ngo inzego ntizibirebe mu buryo bwo kujya gushakisha ngo byagenze gutya ngo tubambe gute.
bashyireho uburyo bumeze nk'akayunguruzo. Abantu barinjira gute, bimere nka steps, umuntu ntaza out from nowhere ngo nyuma y'ukwezi kumwe abe yabaye igitangaza gutyo kubera ibyo ngibyo gusa. Ariko ikiri kubyagarava nuko binaba bikamenyekana nyine, cyangwa se hakazamo intambara zishingiye kuri byo. Hakwiriye ko niba ari ibishoboka, niba ari amahugurwa, inkuru zikorwa abanyamakuru hagati, abanyamakuru n'abanyamakuru bagenzi babo zigabanyuka. Igira neza yaraye mu kabari ahantu ari kumwe na Peter, banyweye basinze, gusa ibibazo ntibabihuje, tukaba ngo tuzanye ngo gahunda ngo ni ukwitereka. Wowe wimennye inda uzi nk'ubu hagiye haba, tukajya tubona, nkunda gutanga ingero ku gisirikare. Abasirikare bose abo dufite icyo dupfana, inshuti zacu, akajya bari kutuganiriza iby'ama operasiyo, indege RDF yatumije, uburyo igitendo runaka cyateguwe, umusirikare ufunze mu buryo bwa disipurine. Ntabwo igisirikare cyakongera kuba igisirikare. Respect abantu bagifite yagabanuka, yashira. N'umwuga ukubiba ko umunyamakuru ari kuza umushahara warawuvuga oneya kuri YouTube, agisinya kontara akahita azana kontara kuri kamera, ndasayininze bigenze gutya. Ejo yajya gusezera akazi yakoraga, akaba noise maker wa cyane, akahita aza kuri kamera kuvuga ko asezeye. Ejo ibyo atumvikanye n'umukoresha we, akahita aza kuri kamera. Byose nabyo bibangamiye umwuga. Kongera ngo nyine umwuga uri gukorwa na bande. Icyo kintu cyitwa ubumenyi umuntu afite, kandi abantu benshi bazi ngo ubumenyi ni ururimi, ngo kubera ko umuntu azi kuvuga neza icyongereza cyangwa igifaransa ngo deja yabaye umunyamakuru. Ntabwo ibyo bintu bihagije, sauf ko tunafite benshi n'urwo rurimi batanarufiteho nosiyo. Ibyo bintu abantu babyiteho, kureba ngo umuntu arabyinjiramo ate, ababwiriza amahame y'itangazamakuru bayagarukeho, bagire n'uburyo bwo kujya bakumira ibintu bitarajya kure. Kubera ko nk'uyu mwana wavuze ati mvuye mu itangazamakuru, ndakubwiza ukuri, biriya bintu yavuzweho byo kuroga abakinnyi, ngo arabaroga akajya n'abaryohera mu bundi buryo, akanabaryohereza nyine nabo bikamusigira inyungu. Ndi kuvuga ibyavuzwe gusa, nyine nabimenye iriya kesi yaramaze kuba, mbonye ubutumwa bwe. Ushobora nko gusanga biriya bintu atari ubwa mbere yari abyumvise bimuvugwaho, ubona atari ubwa mbere yari abyumvise bimuvugwaho, ariko kuko byaje muri media bikavugwa cyane, bigasakuza, bikagera hirya no hino, akumva bayishoke, yabashoke akavuga ati reka mbivemo. Abantu babyumve neza izo ngero zose natanze, ukurikije background uwo mwana akubwira ahantu yavuye n'aho yanyuze hose, urumva ko ari umwana uri passionné. Nanjye ubwo naguye muri wa mutego wawe kumwita ngo umwana, kandi ubwo nuko mu mutwe hajemo kureba ingano ye mu buryo bwatari, ariko nta mwana ukora akazi abantu babyumve. Ndamwita umwari. Ari passionné, umuntu umaze guca mu bitangazamakuru 1, 2, 3, 4, afite urwo rukundo rw'umwuga. Awugiyemo, ibyo ku ruhande y'umwuga bitumye asezera umwuga. Ushobora nko gusanga ikintu cyamubabaje cyane ari izo nkuru yakozweho. Twero nk'abari mu mwuga, tuvugisha ukuri, birakwiriye ko inkuru tubona iza gusebya umunyamakuru itanafite, umunyamakuru ugiye kugambanira igihugu, cyangwa umunyamakuru, hari inkuru nyine z'umunyamakuru wavuga. Umunyamakuru yasinze, uhita ujya kwandika inkuru ngo kanaka yasinze, uri umunyamakuru? Ntibibaho. Ibyo biri mu nyungu z'umuyobozi runaka udakunda itangazamakuru, burya iyo nkuru we kuri we iraryoshye. Ariko nk'umunyamakuru we kujya kwandika inkuru ngo umunyamakuru kanaka yagize gutya, hari ibintu bito biri mu kurengera umwuga. Icyo nshima Imana nyine ni uko nabonye amakuru mfite yizewe, ikibazo cy'uno mwana RMC yakinjiyemo. Niyo makuru mfite yizewe ko RMC yamaze kwinjira muri iki kibazo. Wenda nanakifuza ko nibishoboka Askovia yazamwegera akanamukansaringa, akamuga ati nibyo uhuye n'intambara zikaze, ariko wire kumwuga. Umwuga ntabwo wawureka gutyo. Ni umwanya mwiza ahubwo wo gukora, ubwo batangiye kugushyira ku gicaniro, wakuze. Vayo bakotse, n'ejo bagukarange, ariko ukore
nibwo uzaba uri gukura Mm. njye byanshimisha atagiye ngavemo ariko kugaruka ntibibe bihagije gutyo Mhm. bakareba uburyo nyine hazajya haba ibintu biba handled hakiri kare Mm. yego Mu gusoza tekawe iraza kuba iyihe cyane cyane ku bana b'abakobwa ku bakobwa n'ab'igitsina gore nubwo n'ab'abahungu nabo hari icyo twabakuramo ariko cyane cyane nk'abakobwa nibo mbona ko bakunze kwisanga mu bintu bishobora no kubatera depression. Hari documentary nabonye ya BBC yakoze investigation ku bintu bibera Dubai, abana b'abakobwa bagenda bazi ngo bagiye gukorera amafaranga kubera ko bafite imibiri imeze neza ariko ibintu bakorera ugasanga ni ibibazo. Nabonye ejo bundi Kenshi ari kubidebankinga avuga ko hari n'abo bitumaho ndetse bakanabashyira ibintu nk'ibyo biri sauvage, ibintu bibi, ugasanga umuntu yisanze mu buzima bumeze nk'ubuzima bwo gupfa kubera mentality yo kumva ngo umubiri wanjye ni ahantu utazangeza. Iki kintu mu gusoza Yves urakivuga hiki? Abantu benshi okay, ntabwo ari benshi, hari abana b'abakobwa ubona ko ariyo nzira bafashe bakavuga bati njyewe ngomba gutungwa n'abantu bafite amafaranga, ngomba gutungwa n'umubiri wanjye ukangiriza imbere muri kariyeri yanjye. icyo kibazo kirahari cyane bitarimo itangazamakuru gusa no muri rusange. Dufite abana b'abakobwa mu mitwe yabo bazi ko nyine reka mbyite gucuruza umubiri mu buryo buri indirect. Hari uburyo njya mvuga ntebya ngo covid yavanye indaya ku muhanda ihasiga iza make cyane, izisumbuye zirakorera kuri telefone mu rugo, noneho izaminuje ziri Dubai no mu yindi mijyi. Ariko aho hose nkubwira dufite ibyo byiciro by'abakobwa bazi ko ubuzima nta handi bushoboka, ko nta kintu wacuruza ngo cyunguke nk'umubiri. Ntiyajya mu rukundo n'umuntu utari bumuha amafaranga. Niyo mpamvu bamwe badakundana n'abangana nabo, bakundana n'abasaza bamaze kuyabona. Uretse n'urukundo ntiyarujyamo ngo arugumemo, ari bujarajare nyine akeneye ayo mafaranga kandi akenshi ava mu mibonano mpuzabitsina. No mu kazi nyine harimo abinjiramo gutyo. Uri kubimbaza nka takeaway, ikimbabaje nuko ibi biganiro biraza kurebwa na ba nyina na ba se, ntabwo abana aribo bari bubirebe. Amaguru nta muntu wayacuruza ubuzima bwose, ndakubwiza ukuri. Amaguru ntiwayacuruza ubuzima bwose, ntibishoboka. Ubwo nanze kuvuga mu maguru, navuze amaguru. Ntabwo wahacuruza ubuzima bwose. Within your 20s uriho urihogoza, uri agatoto, uri agateja, barakurarikiye, baragushegeye, baragushaka rwose. Hari benshi bagushagaye bashaka gushikura kuri ubwo busugi cyangwa ubwo busugi bwabuze ubusugire. Within your 30s demand izagabanyuka. Demand nigabanyuka, supply izagabanyuka. Hejuru yaho rero ibihe bizatangira kukwishyuza hashize hawe. You didn't invest in your brain. Wafashe umwanya wo kwiringira nyine ku bwiza n'amaguru yagutunga gusa, ariko kugeza igihe none y'amaguru yawe ageze cyo kuguhombera. Kandi ibi bintu byangiza ubwonko cyane. Uzagira icyo gihe nubara amafaranga yakunyuze mu biganza azaba ari menshi. Batakubeshya igitsina kirimo amafaranga menshi. Ibyo uvuga ni ukuri. Menshi pe. Hano hanze hari abapapa bayakoreye nyine bayafite. Iyo umuntu bakubwira ngo ku munsi ashobora kunguka miliyoni cyangwa 5, kandi hano mu Rwanda turafite abantu bunguka ayo mafaranga. Uwo muntu kugurira umwana w'umukobwa iPhone 17 umva ari ikintu abakoze kinini. Amafaranga y'umunsi umwe. Kumushyira mu nzu nziza y'ibihumbi 100 n'akayibamo, akajya amusangamo atuje, akamuhishyira muri iyo nzu ya 400, akamukorera na stock ya 300, akamuhereza n'andi 300 yo kwiyitaho. Si miliyoni ku kwezi. Hari abagabo bayafite kandi rwose no mu rugo iwe na business ze ntizigire ingaruka na ntoya. Ariko mwana w'umukobwa, ubwo buzima buri kuza gutyo nk'icyana cy'inyoni, ejo ya nyoni nijya guhiga ntigaruke bizagenda gute? Ubwo ibyo nibyo ndi kubara muri ya myaka uzaba nta muntu ukigukeneye, kuko bibaho pe.
muzabaze za ndaye za kera bitaga za shangazi gutega bikibaho. Uyu munsi zakutse amenyo na ya matatuwaje yarasibamye ameze ukuntu ameze nk'ibishyute, abimwe yobo yararwaye, nta muntu uzibaza ngo bite. Navuga rero nimba hari nuko impungenge nyine nta mukobwa uri bubirebe, byaba byiza ibyaba byose gutekereza cyane no ku bwonko n'ibindi bintu, kubera ko njye nemera ko abakobwa b'abanyarwandakazi barashoboye. Yakiga mu ishuri akaturusha, yakora business akaturusha, hari n'ingero nyinshi z'ababikoze. Rero ababayeho gutyo batunzwe na Afurika y'Epfo ntabwo ari bo bakwiriye kuba icyitegererezo. Birahari ndetse ku ngano nini, ariko ntabwo ari bo bakwiriye kuba icyitegererezo. Iyo teka we wansabye nanjye ni uko nyiguhaye. Iteka biraremereye pe, urakoze. Sinzi ko wenda uzangira kubona inspiration nk'ifite uyu munsi. Nanjye hari ibintu mbona ku muryango birambabaje, cyane cyane ikintu nk'iki, ibintu biza abantu bakabyeza bakabifata nk'ibintu bisanzwe, ukabona bimeze nka n'inomo, ibintu byari tabu, byari ibintu bidahari, ariko abantu babifashe nk'ibintu bisanzwe, ukumva ko umuntu w'indaya wicuruza ari umuntu wo ku muhanda, ariko urabona abana bo muri kaminuza nk'uko bivuze rwose bafite matinamba barakorera amafaranga here and there. Urabona hari umuntu nabonye wapostinze kuri social media akantu, buriya kuri social media hanyuze ibitekerezo byinshi, uvuga ati umwana w'umukobwa ajya mu bintu bye byose akabikora, none yageze muri iyo myaka 30 wavuze, bakabona ko timinze out, agatangira gushaka wa muntu umeze nka Yves Muhwemuru ukora amasaha 27 muri 28 umushyira mu rugo, wa wundi ushize mu rugo agakukumbiye past yose akabashyize mu rugo, bikaba ibyo nabyo ni indi ngingo. umuntu aciye hirya no hino ugasanga Yves, ushimire cyane, urakoze kutuganiriza ubutumwa bukomeye cyane, ariko ntizere ko byibuza hari abo bwafasha, kuko itangazamakuru mu bintu duharanira n'impinduka zibamo, kuko turi ijuri ya rubanda, turigisha, dutanga amakuru, ariko amakuru yacu n'amasomo bakwiriye kugira icyo akora mu guhinduka. Dukeneye sosiyete y'u Rwanda ifite mindset itandukanye, abana b'abakobwa ikibi nihanganira njye gusoza nanjye nko inspiration iraje, bad habits zirakwira cyane kuruta good habits, niko bigenda. Niyo mpamvu hari ibitabo bavuga ngo how to build good habits, ukagisoma ugakurikiza izo steps, izo ntango, ariko ntacyo ndabona kivuga ngo how to build bad habits. Ntabwo bigusaba effort nyinshi kuba wakisanga mu nzira mbi. Kurera neza aricyo bita positive parenting, ni ikintu cyushyiramo ubwenge n'ubumenyi n'imbaraga, ko kurera nabi nta mbaraga zindi ubishyiramo, ni ukubikora gusa, nta masomo ubikuramo. Sinzi abantu bazaba intwari bakabyihamo nk'ubuzima, nka misiyo y'ubuzima, bagahindura mindset y'abantu, ntibabumvishe ko amafaranga yose ari amafaranga yejeje, amafaranga y'umwanda ntabwo ari kimwe. Wakomeje ku kintu kiremereye, birica cyane mu mutwe, amadepression. Hari abantu ubona adashobora kwemera kuba ari soba kubera ahantu akura amafaranga, ugasanga yakoreye amadolari 300, muri ayo 300 kubera ahantu yakoreye arahenze, yanywereyemo 80, yageze no mu rugo yatumiye n'abantu kugira ngo adasigara wenyine, kuko ari ukuntu umuntu aguma wenyine akaba yatangira kwitekerezaho, none inzoga zigakomeza ziza, umuntu agakomeza anywa ubuzima bwe bwose kugira ngo atabona umwanya wo kwitekerezaho. Yves, nkamushimire cyane, wakoze kutuganiriza uyu munsi, Imana iguhe umugisha. Wakoze cyane.